ubibona kandi bikakorohereza kubaho udafite stress yo kuvuga uti ndagura ndamesa couvre nzabona umuntu umesera couvre ryari, nzabona izuba ryari ngo mese couvre, negereje ku gihe cy'izuba cyiza kugira ngo nzamese couvre. Oya, kurikira ngiye kukwereka uko njya bigenza. Hello bakunzi bacu, bakunzi ba channel yacu Esther's Hobbies, turabakunda, twishimira kubana namwe. Karibu kuri wowe wemeye kugira hano uyu munsi. Twege hano twiriranwa imbeho, harakonje, mvuye Kongo, ndi gututira, impamvu mubona nambaye couvre, nambaye ikiringiti kugira ngo nshyuhe. N'abatindiro tugiye kuri topic yacu, tugiye kureba ku kintu cyadufasha kugira isuku mu buriri bwacu, noneho bigatuma tutamesa couvre inshuro nyinshi. Murabizi ko kumesa couvre igihe kinini iyo zifite ipamba zirapfa. Zarebe hari ukuntu ipamba rigenda ryegeranya ryifungira ahantu hamwe, icyo gihe ugasanga uko ryegerana riba ripfuye, ntabwo ari byiza kurimesa. Ikindi kandi nanone murabizi ko kumesa couvre bivuna, bigora, rimwe na rimwe igapfuba. Icyo kintu ngiye kubereka urasanga bitagoye kukibona kandi bikakorohereza kubaho udafite stress yo kuvuga uti ndagura ndamesa couvre, nzabona umuntu umesera couvre ryari, nzabona izuba ryari ngo mese couvre, negereje ku gihe cy'izuba cyiza kugira ngo nzamese couvre. Oya, kurikira ngiye kukwereka uko njya bigenza. Murabona ngiye kubanza nshyireho ishuka. Ishuka riba ari sawa rwose, uryambika uburiri bwawe. Urabona hano ndi kuberekera ku buriri bw'umwana, kuko abana nabo baba bakeneye kuryama ahantu heza hameze neza, kwirwamo biranze. Iyi couvre urabona ko ari umweru, noneho yihaye umwana biragoranye, maze ko nahagiwe biragoranye ko yazakomera, byasaba guhora uyimesa buri munsi, cyangwa se ikandura ikagira agahumuro kabi. Uro ibanga ngiye kubereka ni iri. Urabona hano mfite uyu mwenda, bamwe bawita umwenda wa matera, hari abawita igihusi, hari abawita dive. Iyi rero niyo tugiye kwambika muri couvre yacu, hanyuma tujye dukuramo uyu mwenda ariwo tumesa, couvre igume isa neza. Iyi myenda rwose ahantu henshi iraboneka mu isoko, mwabonye mu masoko, iya caguwa iriho, ushobora no kubona magaze yo izana
n'amashuka yayo bikaba bisa, uburiri bukaba busa neza. Kugira ngo bikorohere rero kuyambika, biba byiza yo urabona ko ifite akantu, ugize amahirwe ukaba ufite kuvurori nayo ifite kano, urabona ko ifitemo kano gashumi k'imbere, nicyo iba yaragenewe kwa. Ibi bintu rwose tujye kubi, ntabwo ari imyenda ya matera, ahubwo ni imyenda ya kuvurori, uzirikaho ukabizirika neza. Sinzi nimba muri kubibona, karacitse karacitse, ubu ni ukuvuga ko gashaje nyine, karashaje, ndakuruye cyane kandi kari gashaje kahise gacika. Ubwo nyine ni ukwiyeranja kankoresha tuno tudodo tundi turimo hano. Ibi ngibi iyo natuziritseho gutya bigufasha ko kuvurori itagenda yihinahiniramo, ahubwo iguma mu mwanya wayishyizemo. Oya genda ndi gukora video, bite ni byiza. Ndi gushyira ahatariho. Ni byiza. Akantu akantu kacitse. Akantu kacitse. Welcome. Ubu rero iyo wamaze kubizirika uhita ugarura, urabona ko tuba twabanje kugihinduriza, uhita ufata kuvurori yawe ukayijyanishamo neza. Ubona ufata twa dutwe waziritse ngaka hano, nyine mfate na ka kandi hano ndagafata neza kacitse, ukajugunya. Kuvurori yawe ukaba urayambitse. No ku buriri bunini birakora rwose, kandi izi dive cyangwa ibi bihusi nagiye Rubavu ibi bihusi biragira ibyo kuri metero binini byo ku buriri bunini, baragenda shigenda sibyo. Ibyo ku buriri bunini biba bisa neza, bifite utubara twiza cyangwa bifite ibara rimwe. Urugendo buri kugenda. Nandi kuvuga ngo ibyo ku buriri bunini tuba dusa neza. Ushobora kubona ikibara rimwe kiba ari cyo cyiza. Burya njye nkunda kuvurori y'ibara rimwe, kubera ko ukijyanisha n'amashuka menshi. Ushobora nimba uri umukunzi wa caguwa nkanjye, dore kano gafite n'uturumane, karoroshye kugafunga. Ni ukuvuga ngo
iyo ari ibara rimwe biba byoroshye kuko ushaka ukajyanisha n'andi mashuka, ariko ugize amahirwe ko wabona magaze zabyo nazo zirahari, ziba ziri kumwe n'ishuka n'udusego, biba bisa neza cyane. Igihusi cyacu rero twamaze kucyambika, muri kubona ko rwose wagira ngo ni kuvurori, nza gutya nibwo nta nubwo ukenera ishuka, abantu batinya kumesa ibintu byinshi kugira ngo bitazajya biba byinshi, ushatse isuka ryo kwiyorosa urarireka, ubundi ukisasira igihusi cyawe. Ubu ni uburiri bw'umwana rero, mezire zose zibaho wazibona, z'igitanda, mezire zose z'ibitanda wazibona, si ngombwa ko izi mezire zose ziba zihari. Uburiri bw'abana rero mwatubonye twarangije gusasa. Uburiri bw'abana akenshi ureba ibifurika, ukareba se ibikomeye bitewe n'ukuntu baca amashuka, sinzi ukuntu babigenza pe, niyo mpamvu mubona hariho amabara nka 50, nta mikikoro, umuhondo, papo, umweru, umutuku, mbese ni agatogo. Mwabibonye rero, kanze mbereke neza urebe ko utapfa kumenya ko atari kuvurori, wagira ngo mbese ni ishuka risa na kuvurori, ntabwo wamenya kubitandukanya. Murabona rero turangije gusasa, akira akantu, oya buretse kihorere, oya kihorere utamenera ibyanjye, mbazaniye akandi kabonasi, hano baba baraye biga, kabiraza hariya. Bonasi mbazaniye rero ni kano kantu. Aka kantu nk'uko turi kugenda twiga ku bintu byafasha umumama, byatuma ubuzima bwacu buturyohera, gukora imirimo yo mu rugo ukumva byishimiye, kugira urugo ruteye imbere, ni bonasi mbazaniye itari mu bijyanye n'ibi, ariko iki kintu nimba utarakigura, iki gihusi ujye kugishaka mu isoko, kiba kiriyo, ntabwo bihenda pe, ntabwo bihenda. Usanga icya 2 kuri 2 bakigurisha nk'ibihumbi 8, 10 gutyo, bitewe n'uko ari cyiza. Hari ikiba ari cyiza cyiza wagira ngo ni kuvurori. Ibi ngibi rero bitoya by'abana byo ku 140, oya genda byo ku 140 cyangwa 70, biba bigura hagati ya 7 na 6. Noneho kuri twa tundi duto tw'abana bato kuri 90 tuba tugura muri 5. Nimba rero rwose mbese ujye uhangayikishwa cyangwa no kugura amakuvurori menshi, hano birakorohereza, bituma ugura kuvurori imwe ukajya umesa, ukaba wagura bino byinshi, ahubwo ukajya uhindura, ugakora na dekorasiyo mu buriri bwawe bitewe n'amashuka ufite. Twagera kano, impamvu nari nkazanye aka kantu kare ekonomike, ni keza, koroshya imirimo yo mu rugo, mbese sinagataka. Ubundi nibura nimba uri simba ndi kuvuga nihuta, niba uri umumama mu rugo
wagakwiye ko ufite tuno nibura tubiri byaba byiza ukagira twinshi bitewe n'icyo dukoresha cyangwa tubiri cyangwa dutatu. Ahangaha akangaka karimo amazi, isabune nogesha, nimba mwarabonye muri video hari isabune nogesha toilette n'amakaro n'amaravabo yitwa Pride. Ushobora kuyishyira ingaha niyo irimo uyishyiramo ugashyiramo n'utuzi. Icyo ndi kubabwira kagira ekonomi kandi kakoroshye. Ni ukuvuga ngo aho ugiye koza ugenda upuriza oya ndakaguha bugiye genda ujye kurya ubimare wabimaze bravo ndaje. Noneho upuriza aho ugiye gukoresha ugahita ukuba, biroroshye. Nakufata ya sabune ngo ubanze uyivange mu mazi, ibi rimwe na rimwe ikubane nyinshi ibirangiritse isigare. Ndakubwiye ngo kuva natangira gukoresha tuno ducupa ntabwo nyigura ibintu by'amasabune cyane, ibintu by'ibikoresho. Aka kaba ari sawa. Aka kabiri rero ushobora kugakoresha mu gikoni, ushobora kuba nabyo bituma udateka amavuta menshi. Ubwo navuze tubiri, akangaka karimo by'isuku ntabwo wakajyana mu gikoni. Ni ukuvuga ngo ufite n'akandi uri bukoreshe amavuta upuriza ibintu, mbese biri gusabe kuba wumva ushaka ko ikintu gikwira hose kandi kitakugoye. Ushaka gushyira amavuta ku ipanu cyangwa mu isafuriya, mbese wagakoresha. Aka gatatu rero nako wagakoresha mu bintu bijyanye n'imisatsi. Genda hariya subirayo. Ibintu bijyanye n'imisatsi ushobora gushyiramo amazi akuza umusatsi, nzabereka. Ukajya upurizamo rwose umusatsi wawe ugakura ugakomera. Abantu bafite ibibazo by'umusatsi mukore subscribe, muzamenya uburyo mwagira imisatsi myiza ikomeye rwose. Nimba ufite wa musatsi wananiranye, ariko nimba ufite ukomeye, ibyo nakubwira ushobora kubikora ugahita uba nk'amakara. Ariko utu tuntu ibintu bibiri ni byiza, buri mubyeyi wese, buri mama wese yakabikoresheje. Aka nako gahenda, kagura hagati y'5 na 2. Habaho amoko menshi atandukanye. Wajya ahantu mu ma supermarket, ahantu bacuruza, kenshi dukunda kuba ahantu bacuruza ibikoresho by'imisatsi byo mu masaro, naho tuba duhari. Mwakoze rero, mwakoze kudukurikira. Mukaba mugeze kuri umunota mukitureba, kora subscribe, ubutaha tuzakwereka utundi tuntu twiza. Kora na like na comment. Bye bye rero, reka turyame twashashe ameze fresh.